Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data Yesu ashimwe. Amazina yanjye ni Florien, nk'uko dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana kuri Saveur Divine. Ubu tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Turasoma mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 umurongo waho wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwanga ibiburunuka, muhorana ibyiza, Imana ishimwe cyane. Bibiliya ikintu iri kutwigisha hano bakundwa bene data mu mwami Yesu, iri kutwigisha ibijyanye n'imyifatire. Iratubwiye ngo mwange ibiburunuka, muhorane n'ibyiza. Abantu benshi bagerageza kuba inyangamugayo. Murabizi, ntabwo kuba inyangamugayo bisaba gukizwa, nta nubwo bisaba imiryango. Hari igihe rwose ubona abantu 10 bavuka mu muryango umwe, ariko ukabona umuntu umwe ukajya wibaza ati ariko uyu muntu yavutse he? Uyu muntu ko akora ibitandukanye n'ibyo abandi bakora, byagenze bite? Ukabona rwose arihariye. Ndetse ugasanga rimwe na rimwe abantu barakijijwe, ariko ukabona bahora baryanira inzara umuntu runaka, bakavuga bati ariko uyu muntu kuki adahinduka, ibi bintu bimeze bite? Impamvu baba babivuga si yindi, nuko hari imibereho baba bari bamutegerejeho, ariko bakabona itandukanye n'iyo yagakwiye kuba bayeho. Bibiliya rero nicyo nyikundira. Bibiliya ibamwo impuguro zifasha abantu kubaho mu buzima busanzwe, ariko iratubwiye ngo twanga ibibi urunuka. Bivuga ngo umuntu wese azi ibibi ko ari bibi, azi n'ibyiza ko ari byiza, ariko hari igihe rwose ujya kubona ukabona umuntu ahisemo ikintu kibi kandi abizi neza ko ari kibi pe, ukumva aratukanye kandi abizi ko gutukana ari bibi, ukumva bibye urwango, abeshyeye mwene se, azanye amagambo, ahemukiye mwene se, aramwibye, kandi rwose abizi ko amuhemukiye, ku buryo yanagera hirya akavuga ati shati naramuhamije nawe azumve pe, akaba yanabyigamba. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo mubyange. Kubyanga rero ntabwo ari ikindi, ni ukubirwanya, kuko Bibiliya itwereka ko kugira ngo umuntu abe umuntu muzima wuzuye ubumuntu, hari ibintu bimwe na bimwe abarwana nabyo. Pawulo we yarabivuze ngo ntabwo dukirana n'ibintu tureba, turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Mu by'ukuri hari ibintu umuntu akora ukaba wagira ngo arabishaka, ariko hari n'ibyo akora atabishaka, ahubwo ari ibimurimo bibimutera. Ariko rero iyo umuntu yisuzumye, nibyo Bibiliya ivuga ngo mwakwisuzuma ntimwagibwaho n'urubanza. Iyo umuntu yisuzumye abona ibintu akwiye kwanga, akavuga ati iki kintu nubwo naringiye kugikora, nkaba ndi imbere yacyo kikaba kinyasamiye, ndacyanze. Ukavuga uti wacyahawe, ndakwanze, singukoze, na kisoni zikagikora rwose. Satani akagenda yimyoza imoso, ariko akagutega ikindi gihe, ariko ugahora ubyanga. Gukizwa rero ni urugendo rwo guhora wanga ikibi. Kuba inyangamugayo si ikindi,
ni ugufata ibyemezo, kandi ibyemezo ugenda urwana nabyo ukavuga tumva wa mafaranga we warundi imbere nari kugukemuza ibibazo ibi n'ibi ariko ndakwanze singiye guhemuka, ukigendera amafaranga rwose akabona uragiye. Uko niko kwera gukiranuka. Bibiliya iratubwiye ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya mwene data. Ntabwo ushobora gukora ibiteye isoni uramutse ukunda abantu, ukunda mwene so, ntiwamutuka, ntiwamwiba, ntiwamwanga, ntiwamuserereza, ntiwamuhemukira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntabwo wagenda ngo ufate umwana w'umunyarwanda, umwana w'umunyamerika, umwana w'aho uherereye ngo umufate umukoresha ibiteye isoni uramutse ufite urukundo. Ahubwo ufata imyanzuro. Bibiliya iravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya bene data. Ukabeshya abantu ngo urabakunda ariko ejo ugahemukira bene wabo. Njye naratangaye, hari igihe umuntu akubwira aho akomoka, wagenda nko mu gisekuru cya 30 ugasanga mugirana isano, ariko wakurikirana icyo gisekuru ugasanga hari aho wegeze uhemukira umuntu umwe muri bene wabo. Bivuga iki? Warihemukiye, wahemukiye mwene wanyu. Kugira uburyarya rero ku rukundo nta kundi ni uko hari igihe ubeshya ibintu washoboye, ibintu wanesheje, ariko wareba ugasanga mu by'ukuri utarabinesheje. Bibiliya iratugira inama. Rero Pawulo yandikira iri torero ry'Abaroma arababwira ati bene data mwanga ibiburunuka. Njyewe naratangaye iyo ndeba abantu ukuntu banukirwa. Imana ishimwe ko yaduhaye orugane yo kumva ibihumura, ibimeze neza. Ndakubwiza ukuri, hari abantu barwaye indwara yo kudahumurirwa ku buryo ace imbere y'ikintu gifite oderi runaka ntayumva, ariko abantu bafite orugane isansinga neza, yumva neza impumuro, ndabasabye pe, hari igihe ugera imbere y'ikintu kinuka ukavuga tumva uranuka pe. Bibiliya rero iratubwiye ngo ukunukirwa aba ari kunukirwa n'ibibi. Nujya kugikora kikunukire kugeza ubwo utacyegera, ugihe distance, ugihe intera ingana naho utakongera kumva umunuko wacyo. Mwanga ikibi urunuka, munukirwe nacyo, muhorane n'ibyiza. Bene data narumiwe. Umuntu ashobora kwegera ku kintu gihumura kumva yanakiyegereza, ariko naratangaye ubona ibyiza abantu ahubwo babihunga, ukabona yiyegereje ikibi pe. Ese ubwo umunuko uba waragiye? Ni ukuvuga mu yandi magambo, ntabwo uba ukinukirwa n'ibibi, ahubwo ariko birababaje kuba wakwegera ikintu kinuka ariko ukajya wumva urahumurirwa. Abandi bakibaza kiriya kintu acyegera ate? Uyu muntu abasha ate gusambana? Uyu muntu abasha ate kubeshya? Uyu muntu abasha ate kwiba? Muri iki gihe tugezemo ubwami bw'Imana buri hafi, intwarane ziri kubujyanamo imbaraga. Uyu muntu ibi bintu yabitinyutse ati bakumirwa, ariko wowe ntubimenye, ahubwo ukajya ubyegera, ukabyisasira, ukabyiyegereza, ukumva birakuryoheye, ukumva wabihobera, ukumva waryamana nabyo. Mbese ibi bikaba bashuti bawe, bikaba bakunzi mwaganira, ukumva waganira itabi, ukumva warinywa, ukumva wariganiriza abandi. Ariko Bibiliya siko itubwira bene data. Iratubwiye ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Mwanga ibiburunuka, ahubwo mwegerane, muhorane n'ibyiza. Imana ishimwe cyane. Ntabwo njya ku yindi mirongo myinshi ya Bibiliya ngo mbabwire ibiba abantu begere
begereye n'icyo byabakoreye, ngo mbabwire n'ibyiza abantu begereye icyo byabakoreye. Ariko mu magambo make muri uyu munota nsigaranye, kuko ntabwo tuba turi buvuga ibintu byinshi, murabizi ko dukora ama episode agenda akurikirana, ariko ikintu nshaka kubabwira ni uko hari abegereye ibibi birabica. Urugero, Samusoni yegereye Delila kugeza ubwo bamukuyemo amaso, kandi yabibonye rwose arimo asaba bwa nyuma, aribwo avuga ati Uwiteka mbabarira mporera amaso yanjye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari umugaragu w'Imana yiwegereye ibyiza, Yosefu, aravuga abwira umugore, amubwira ati ibyo twebwe mu bwoko bwacu turemera tukambura n'imyenda ariko tugahunga ikibi, kuko ikibi kiratunukira. Ariko ndakubwiye ngo nyuma y'iryo hunga havuyemo kuba minisitiri w'igihugu, uyobora minisiteri nyinshi, ndetse abigihangange n'ubu aracyavugwa kubera guhunga ikibi urunuka, kucyumva kimunukira agahunga, akemera akambura agahunga. Mwene data, niba ushaka gukomera muri ubu buzima bwo mu iyi si turimo, hunga ikibi, wanga ikibi urunuka, kandi urukundo rwe kugira uburyarya, ukundisha Imana umutima wawe wose, Imana iguha umugisha. Mana, turagushimiye kubwira ijambo, kandi tugushimiye kubaryumvise bose, uriherekeresha imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.